reka mbifuriza ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira kuri channel ya Kageme TV. Uyu munsi rero tugiye kureba inshuti mbi cyangwa se inshuti udakwiye kugira mu buzima, inshuti ukwiye gukura mu buzima bwawe niba ihari ukayisiba rwose ukayikura mu mubare w'inshuti zawe. Mbere yuko rero tureba inshuti mbi biyiranga, tubanze tumenye ubucuti ni iki, inshuti zirangwa n'iki. Ubucuti rero ni ukwitanaho ku mpande zombi, ni ukuba umuntu yita ku buzima bwa mugenzi we akamuba hafi mu bihe byose kandi kenshi gashoboka. Ibi rero bishimangira ko abantu bari inshuti iyo ubikorera nawe abigukorera, uko umufata ariko nawe agufata. Urwo rukundo umuha, uko kumwitaho, izo affection umuha iyo nawe aziguha, nibwo tuvuga ko abantu ari inshuti. Kubera ko iyo ari wowe gusa ubimukorera ntago muba muri inshuti, uba umukunda nyine ariko we ntago aba gukunda. Kandi kugira ngo abantu babe inshuti bisaba ko bose bakundana, urukundo ku mpande zombi. Ubushuti rero ni ikintu gikora ku mutima kuruta kuba abantu bafite ibyo bafatanyije runaka, mushakwa mubana muri association cyangwa groupe runaka cyangwa mufite business runaka mufatanyije. Ibyo ntago bihagije gusa ku bushuti, kuko ubushuti burenze ibyo byose, kuko usibye no kuba hari ibibahuza, inshuti ziba zifitanye connection ihuza imitima yazo, ituma umwe yiyumva mu ndi ndetse akumva anashishikajwe n'ibyo byose. Nicyo gisobanuro rero nabaha cy'inshuti cyangwa se cy'ubushuti. Noneho turebere hamwe inshuti nziza zirangwa n'iki, niki gishobora gutandukanya inshuti nziza n'inshuti mbi. Inshuti nziza ikwakira ukuri, ikagukundira uko umeze. Ntabwo uba ukeneye guhinduka kugira ngo inshuti yawe igukunde, waba urwaye, waba uri muzima, waba ukize cyangwa se uri umutindi, waba uri umusazi cyangwa uri marayika, waba ujagaraye cyangwa uhora ku murongo, uko waba umeze kose inshuti gukundira uko nguko umeze nyine, uko nguko uri, nta bindi bintu igusabye guhindura. Inshuti mbi rero ihora ifite icyo ishaka kuhindura mu buzima bwawe. Inshuti mbi ihora ifite iki kunenga, buri gihe yumva ko hari iki kurusha kandi ugomba kuba nkayo, yaba mu buryo ugaragara, yaba mu buryo wambara, yaba mu buryo witwara, iba yumva wabihindura. Buri gihe ishaka kandi kunenga, byaba byiza ariko ugize gutya, waberwa n'iki, byaba byiza ukuyeho iyo misatsi ugashyira hiye, byaba byiza ugiye ureka kwambara ibi ukambara ibi, gutyo gutyo. Ihora ishaka ikintu kunenga buri gihe. Inshuti mbi ntabwo igukundira uko uri, ahubwo buri gihe ihora ishaka ikintu runaka ikunenga, yumva nyine wahindura kugira ngo birusheho kuba byiza. Inshuti nk'iyo rero itagukundira uko uri, ikaba ishaka ko uhinduka ukitwara ukunuku cyangwa ukundi kuntu runaka ibishaka iri kubikubwira, iyo nshuti ntabwo ari wowe ikunda, ahubwo ikunda uwo nguwo ishaka kubawe. Inshuti nk'iyo ugomba kuyikura mu buzima bwawe rwose, kubera ko ntago ari wowe ikunda. Nibikubwira ngo jya wambara gutya, kandi izi ibyo ukunda kwambara, izi ibyo ukunda uzi ukuntu wambara, jya witwara gutya kandi irakuzi uzi uko witwara, jya uvuga gutya, jya uhagarara gutya, jya ugira gutya. Iyo nshuti ntago ari wowe ikunda, ahubwo ikunda uwo muntu wundi, uwo nguwo nyine ishaka kuhinduka we. Wowe ku giti cyawe ntago ibigukunze. Iyo ni inshuti mbi, uba ugomba kuyirinda mu buzima bwawe. Ikindi kintu cya kabiri gitandukanye inshuti nziza n'inshuti mbi, inshuti nziza ikwitaho iteka, ihora inezezwa no kukwitaho no kukuba hafi mu gihe uyikeneye. Ibika nimero zawe kugira ngo ijye imenya niba waramutse neza, niba umeze neza, amakuru yawe ibishaka kuyamenya, ibihora ikipinga contact hagati yawe nayo. Inshuti mbi rero ikwandikira cyangwa ikaguhamagara ari uko igukeneye, iyo hari ikigushakaho nibwo ikwiyegereza, kuko buri gihe ishyira imbere inyungu zayo kuruta izawe. Inshuti nk'iyo rero ujye uyitondera mu buzima bwawe, kuko nta nshuti iba iyirimo. Ubundi buryo bwa gatatu ushobora gutandukanyamo inshuti nziza n'inshuti mbi. Inshuti nziza iyo muganira ishishikazwa no kugutega amatwi, ibishaka ko mukina mu biganiro kugira ngo uyibwire uko wiyumva, mbese iteka ibe yiteguye kugutega amatwi. Ibishaka ko hari ikintu uvuga umerewe ute, wenda ukayibwira aho ya ndumva ntashaka kubivugaho, igakomeza nyine ikensista, ariko musa nk'abaseka, musa nk'abaganira, igutesha umutwe niko nabyita, kugira ngo ikunde imenye koko kumeze neza cyangwa se hari ikitagenda. Inshuti mbi rero zikunda ko mujya impaka, kandi muri izo mpaka zigaharanira gutsinda. Ntabwo iguha umwanya wo kuvuga cyangwa kwisobanura ngo igutega amatwi, ahubwo ihora yumva ko ari iri mu kuri ndetse ko ari wowe ugomba kuyumva ukayitega amatwi.
inshuti nk'iyo rero ujye uyitondera mu buzima kuko nta nshuti nziza iyirimo. Ikindi kintu cya kane gitandukanye inshuti nziza n'inshuti mbi. Inshuti nziza yubaha imirongo ntarengwa uba warashyizeho mu buzima bwawe, yubaha imyanzuro yawe kabone n'ubwo yaba itemeranya nawe. Inshuti mbi ntiyihanganira kuba mutumva kimwe ibintu runaka, ihora itsimbaraye ku bitekerezo byayo, niha agaciro ibyawe cyangwa ngo yubahe imyanzuro yawe. Nta na rimwe inshuti mbi ishobora kumva ko kuba mutumva ikintu kimwe nta kibazo kirimo. Umuntu afite gutekereza ko afite uburyo abonamo ibintu bitandukanye n'iby'undi. Inshuti mbi rero ihora yumva ko nyine ugomba kumva ibintu nk'uko ibyumva, ntabwo iba yumva buryo kimutahuza ku mwanzuro runaka. Ariko inshuti nziza birayorohera kuyita ikumva kubera ko irabizi nyine ufite uburenganzira bwo gutekereza bitandukanye nk'uko nayo itekereza. Ikindi kintu cya gatanu gitandukanye inshuti nziza n'inshuti mbi. Inshuti nziza irakuzirikana, ihora yita ku bihe uri gucamo n'uko umerewe ndetse mukabinyuranamo. Inshuti mbi rero nayo ikwereka ko ikwitayeho ariko iri kukuryarya kuko iba ishaka kumenya ko noneho ibibazo bitagukubise hasi. Iyo nshuti mbi nyine ihora ishaka kumenya amakuru yawe buri kanya, ariko atari uburyo bwiza bwo kugira ngo igufashe mu bibazo mu binyuranemo, ahubwo ari uburyo bwo kumenya niba koko ahubwo bya bibazo bitagusajije. Ujye ushishoza rero, inshuti nk'izo zigendere kure cyane. Inshuti nziza yumva neza akamaro ko kuba umuntu ashaka kuba ari wenyine. Ibi bizi neza ko ukeneye umwanya wo gutekereza no kwitekerezaho kugira ngo ugaruke ku murongo. Inshuti mbi rero si uko ibitekereza kuko birayirakaza iyo uvuze ko ushaka kuba uri wenyine. Ibifata nko kuyanga cyangwa kugira ibyo uyihisha. Iyo nshuti ujye uyitondera. Ya nshuti ubwira ngo bugiye tuzavugana, ugasanga birayirakaje, ugasanga bibaye ibibazo birebire hagati yanyu. Iyo nshuti ujye uyitondera kuko ntagize agaciro ko kuguha umwanya no kukureka ukabanza nawe ukaruhuka, ugatekereza, ukabasha kwiyakira ku kintu kiba cyakubayeho kiba gituma udashaka ko hari undi muntu n'umwe uba uhari mukivuganaho. Ikintu cya karindwi gitandukanye inshuti nziza n'inshuti mbi. Inshuti nziza ihora ishishikajwe n'uburyo urwanira kugera ku muhamagaro wawe, ihora igutera imbaraga zo gukomeza kandi ikagushyigikira. Iyo utsinze cyangwa se ugeze ku cyo waharaniye, ikubwira iki gutekerezaho nta buryarya, ikagushimira ko mwageze ku ntsinzi. Inshuti mbi ihora iguca intege, ihora ikwereka ingero zabo byananiye ndetse ikaguha n'impamvu zituma ugomba kubivamo cyangwa se ugomba kubireka ntukomeze. Iyo uyimye amatwi ugakomeza ukagera ku ntsinzi, itangira kugenda ikuvuga nabi mu bandi. Inshuti nziza rero ntago iguca intege mu kintu cyose wifuza kugeraho, kabone n'ubwo yabibona biri kure nk'ukwezi. Irakomeza ikagushyigikira kandi ikagusaba gushyiramo umuhate. Ikintu cya munani gitandukanye inshuti nziza n'inshuti mbi. Inshuti nziza izi neza ko buri wese afite uburenganzira bwo kugira izindi nshuti. Ikora uko ishoboye kose ikisanga muri izo nshuti zawe, niyo harimo izo batagirana umubano, iritwararika ntiguteranye nazo, ikubaha umubano wanyu. Inshuti mbi ntiyishimira uburyo wisanzura ku bandi. Hari n'ubwo igerageza igakora uko ishoboye kose ikabateranya kugira ngo musigare muri inshuti wowe nayo mwenyine, kubera ko itanezezwa no kubona ufite izindi nshuti mwisanzuranyeho. Birayirya cyane. Ibishobora gutandukanya inshuti nziza n'inshuti mbi ni byinshi, ariko reka turebe ibintu by'ingenzi bishobora kukubwira ko ufite inshuti mbi. Inshuti imeze nk'uburozi mu buzima bwawe ugomba kwirinda. Ikintu cya mbere kiranga inshuti mbi, uzatinye ya nshuti ikunda gukundwa na bose cyangwa se kugaragara. Bene iyi nshuti muzahurira mu mashuri yaba abanza, yaba yisumbuye cyangwa se kaminuza, ndetse mushobora no guhurira mu kazi. Inshuti nk'iyi izanwa n'intego imwe mu buzima bwawe, intego imwe yonyine yo kubasha kwisanga muri sosiyete. Bene izi nshuti zikunda kwikundisha ku bantu bari popirere cyangwa se ku bantu bakunzwe cyane cyangwa se bazwi cyane. Yaba mu kazi, yaba ku ishuri cyangwa se no mu buzima busanzwe, uzasanga wa muntu ukunzwe cyane cyangwa se wa muntu uzwi ari we bakunda kwikundishwaho. Izi nshuti ari we zikunda kwikundishwaho. Inshuti nk'iyi ku ishuri zikunda nanone abantu b'abahanga, ba bantu bagira amanota meza ya mbere. Iyo izi nshuti rero zigeze mu kazi,
nyuma y'ubuzima bwo ku ishuri cyangwa se n'ubwo bwose mwacagamo bubamo abantu benshi, iyo zigeze mu kazi cyangwa se mu buzima busanzwe usanga ari ba bandi baba bashaka gusebya abandi cyangwa se baba bashaka kugaragaza ko abandi ntacyo bashoboye. Ikindi cya kabiri kizakubwira inshuti mbi, ya nshuti mubana mu byiza mu byago ukayibura, iyo ni inshuti mbi rwose. Inshuti nk'izi turahorana, ziba zihari iyo dufite ibirori, ziba zihari iyo turi mu buzima busanzwe nta kibazo gihari, na hahandi uba wagize gahunda yihutirwa itunguranye, rwose iyi nshuti iraza urayibona. Ariko iyo ugeze mu bibazo bikomeye, bya bibazo bisaba ko abantu bagufasha, hahandi uba ukeneye umuntu wo kukuba hafi, nta kintu na kimwe uzamuha cyangwa se nta kintu na kimwe uzamwitura, ari ukukwitangira gusa, inshuti nk'iyo urayibura, ntabwo umenya aho yarengeye. Ikindi cya gatatu kiranga inshuti mbi cyangwa gishobora kugufasha kumenya ko ufite inshuti mbi, inshuti ihora igushakaho ikosa cyangwa ihora igucira urubanza. Inshuti nk'iyi iyo mumaranye igihe muganira urayimenya, kuko iyo mumaranye akanya usubira mu rugo wumva wasubiye inyuma aho kurenga ibibazo wari ufite, ukumva ahubwo wacitse intege kurushaho. Hari inshuti imarana umwanya nawe igamije kugushakaho defo, igahora igaruka ku ikosa wakoze cyangwa ikajya ihora ikwibutsa ibibi wakoze. Igihe cyose wakoze irindi kosa irongera ikakwibutsa n'ibyo wakoze imbere, mbese igahora igarura ibyahise kandi bitari byiza. Inshuti nk'iyi rero ihora igushakaho amakosa cyangwa ihora igucira imanza, n'ubundi narakubwiye, n'ubundi ibi n'ibi n'ibi, n'ubundi ihora igushyira mu byaha, ihora igushyira mu makosa, yumva ko n'ubundi uri wa wundi utanahinduka, n'ubundi niko wabaye n'ibindi byinshi. Inshuti nk'iyo ni inshuti mbi, ujye uyirinda mu buzima bwawe. Ikintu cya kane kiranga inshuti mbi, ya nshuti ihora ikubwira ko wowe uri umunyamahirwe, ko iteka ibintu byose ubikora neza, ko ibibazo ahura nabyo wowe ntabikubaho cyangwa se bidashobora kukubaho, kubera ko uri umuhanga, kubera ko uri umuntu ufite ubwenge, kubera ko wowe ukora neza kandi ufata imyanzuro myiza cyangwa se ushyira mu gaciro. Amagambo nk'ayo ujye uyitondera kuko si meza namba. Inshuti ikubwira amagambo nk'ayo inshuro nyinshi, mu mutima wayo ibigufitiye ishyari, ibitiyumvisha uko ukora n'ukubaho, igahorana amaganya ndetse bikanayitera ishyari ribi cyane. Ikintu cya gatanu kiranga inshuti mbi, ya nshuti ihora yumva ibintu byose wabigeraho ariko yo ntaba ari kwibigenza kuri yo. Bene iyi nshuti ihora ikubwira ngo komeza, igutera imbaraga zo gukora cyane ariko yo ntibigenze nk'uko ikubwira, ikakubwira ngo tinyuka ukora iki n'iki, nyamara yitabikora. Inshuti nk'iyi ibonye ukoze ukabigeraho, aho kwishimana nawe iragusiga. Izi ni za nshuti uzasanga zitwishimira iyo turi mu rwego rumwe nazo, ariko watera imbere igahita ikwitaza kandi ikagenda ikuvuga mu bandi ko ari wowe utakimwikoza, kubera ko mutakireshya, ko wamwiciye udashobora kumwikoza, nyamara ari we wagusize, kubera ko yumva afite complexe yo kuba agendana n'umuntu wenda bari bari kumwe akaba yaramusize mu kintu iki n'iki. Uzabibona usanga uratera imbere, inshuti ikahita igukuraho amaboko kandi nyamara mwari inshuti nta kibazo na kimwe kijemo. Inshuti nk'iyo ujye uyitondera cyane, ujye utinya iyi inshuti ihora ikubwira ngo komeza nyamara yidakomeza. Ikintu cya gatandatu kiranga inshuti mbi, inshuti y'umwanzi yihinduye inshuti magara. Iyi ni ya nshuti ihora yumva ihanganye nawe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni ya nshuti ugura ikintu igahita ishaka uburyo igura ikirenze icyo waguze. Wakwiyabonesha kujya koga cyangwa se gukora gym, nayo ikiyabonesha, nta kindi igamije usibye kuburizamo intego yawe cyangwa se kukwereka ko ikurenze. Intego y'iyi nshuti aba ari uguhora iri imbere yawe muri byose, yaba mu byo ukora aba ashaka kukurusha, intego wihaye aba ashaka kuyirenga, ndetse n'ibyo ugezeho byose aba ashaka kugera ku birenze. Iteka aba yumva wahora munsi ye. Hari n'igihe iyi nshuti ikora ibi byose itabizi, ukajya ugura ikintu ikakwigana itazi ko iri kubikora. Wagura umwenda ikagenda ikagura usa nawo cyangwa ikajya kugura uwurenzeho, wayibwira ko wageze kuri iki nayo ikahita ishaka ikindi kisumbuyeho. Iyo nshuti ujye uyigirira amakenga kuko niyo yaba ibikora itabizi, ibigufitiye ishyari mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikintu cya karindwi ari nacyo tugiye gusorezaho gishobora kukwereka inshuti mbi, ya nshuti kumanipira cyangwa se gukoresha mu buryo utazi. Ni ya nshuti iba yaragushyizeho amapingu ku maboko mu buryo utapfa kuvumbura kugira ngo ibashe kugera ku byikwifuzaho byose. Inshuti nk'iyi ihora yigira victime cyangwa se umuntu urengana ukwiye kwitabwaho n'ibindi bitandukanye.
bene iyi nshuti ikwica mu mutwe ikoresheje amarangamutima n'ibinyoma utapfa kuvumbura. Ibi byose ikora rero bituma uhora wumva uyigiriye impuhwe, ugahora wumva inshuti yawe ari umwana mwiza, n'ibyo bamuvuga byose ukumva ko arengana cyangwa se bamubeshyera. Iyi nshuti mbi iguhora hafi cyane ku buryo uyifata nk'inshuti magara, ku buryo uko igihe kigenda gishira n'iyo wabivumbura birakugora gutandukana nawe, kuko usanga ari ya nshuti iguhora hafi, ari ya nshuti y'ibihe byose, cyangwa se ari ya nshuti yo kuva mu bwana mwasangiye akabisi n'agahiye. Inshuti nk'iyi kumanipira biragoye kuyivumbura, usibye kujya ugira amakenga gusa, ukagenzura umubano wawe n'inshuti zawe, ukagenzura impamvu inshuti yawe buri gihe ibishaka kuyifasha mu bintu ibi n'ibi, kuyikorera ibintu ibi n'ibi, kuyitaho mu buryo ubu n'ubu, ukareba niba koko ntacyo yabiguhisha cyangwa nta buryo yaba iri kugukoresha utabizi. Ibishobora kutwereka inshuti mbi ni byinshi mu buzima, niyo mpamvu rero umuntu aba agomba gushishoza kugira ngo atazagira umutima ukomeretsa awutewe no kwizera inshuti mbi, kandi nyamara yari kuba yarayivumbuye mbere yo kugirira icyizere kirenze, kubera ko kugirira umuntu icyizere ugasanga wamugiriye icyizere atagikwiriye nibyo bidukomeretsa umutima. Inshuti ubona itakubaha cyangwa itubaha ibitekerezo byawe, ntiyubaha ibintu byawe, inshuti ikunda kukubeshya ntikubwiza ukuri cyangwa ikagira ibintu iguhisha, ya nshuti muba muri kumwe ukumva ntiwisanzuye, ya nshuti muba muri kumwe hakaba ubwo wumva udashaka guhura nayo kandi nta kintu cyabaye. Inshuti nk'izo ujye uzigiraho amakenga, urebe niba koko uwo muntu ari inshuti nziza, ari inshuti mukwiriye gukomeza ubushuti bwanyu, cyangwa ari inshuti mukwiriye guhagarika ubushuti bwanyu. Niba rero ubona hari inshuti ufite yujuje ibingibi biranga inshuti mbi, cyangwa hari iyo udashira amakenga wumva ufite gushidikanya no gukemangaho, nyaboneka aho kugira ngo umugirire icyizere azakubabaze mu buzima gukomeretse, mukure mu buzima bwawe. Sigarana inshuti nkeya z'umumaro, ubundi ubane n'abantu neza uko ubishoboye. Nta mpamvu yo kugumana inshuti mu buzima bwawe imeze nk'uburozi, izamunga ubuzima bwawe bwose bukagenda bukaba bubi. Nta mpamvu yo kugira inshuti kubihiriza mu buzima, iyo nshuti iguca intege, iyo nshuti itagushyigikira, iyo nshuti igushyigikira mu byiza wabigeraho ikakwitaza, cyangwa ikubwira ngo kora iki n'iki kandi bizi ko ari kibi, igushora mu ngeso mbi bireba. Iyo nta nshuti irimo, inshuti itagukundira ukuri ngo ikubahe, iyo nta nshuti irimo uba ugomba kuyikura mu buzima bwawe. Murakoze cyane rero, tuzongere duhure ubutaha ku bindi nzagenda mbagezaho. Nimwibagirwe gukora subscribe no gusangiza inshuti zanyu byinshi tugenda tubagezaho. Ngende Kageme Grace nk'ibisanzwe, ndabakunda cyane. Ciao ciao.